Ndabasuhuje bakunzi b'Ingenzi TV mbifuriza intangiriro nziza z'umwaka w'ibihumbi 2026. Nge rero basuhuje ndi Spridio Habimana. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwe mu banyarwanda bakoresheje imbunda ashyize umuhito hasi. Imigenzo ishamikiye ku mihango gakondo nyarwanda yagiye ikurwaho buhoro buhoro kugeza byose umukoroni abimizi bunguri. Umuhito n'imyambi nibyo byari intwaro ikaze kuva u Rwanda rwaturwa kugeza mu 1952. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa afashe imbunda akajya gukorana umuhigo n'abazungu. Ibitero byagiye bigabwa ubuyobozi bw'u Rwanda burwagura. Hari n'indi ntwaro yakoreshwaga ku rugamba yitwa icumu. Ingabo z'u Rwanda zibumbiraga mu mitwe ariyo ubu yitwa batayo. Rudahigwa yimitswe ku ngoma ya cyami abakoroni baramaze kurujagajaga kugeza naho umwami Musinga yari amaze gucirirwa ishyanga ahataba ishyushyu. Ubwo abakoroni bategekaga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa kwiga imbunda, haje no kwiyongeraho abatware bamwe na bamwe. Amakuru twagiye dukura ahantu hatandukanye ngo nibwo Ababelgi batangiye gutegura igisirikare. Amakuru y'uko Ababelgi bateguye gukora igisirikare cy'u Rwanda kandi kikazabafasha gukuraho ingoma ya cyami babikoze mu 1958, cyane ko bagiye kubigishiriza Kamina yo muri Kongo Kinshasa, igihe ishyaka inari ryamenyeshwaga n'ibyo Ababelgi bitabaje abakomando bo muri Kamina batwika igihugu cyose. Aha byemejwe nuko muri Asirida, ikigo cyabagamo abapolisi b'Ababelgi, cyaje kwegurirwa abo muri Kongomani. Abakomando benshi bigumiye mu Rwanda, uretse ko hariho abahunze mu 1994 kugeza n'ubu ntibaragaruka. Iyi ni Ingenzi TV naho ngenda cyari Spridio Habimana. Abanyarwanda basanga kuba umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yarakoresheje imbunda kimwe n'abandi batware nyuma y'itanga rye byaratije ikibazo, benshi bakicwa bakameneshwa no mu Rwanda. Uruhuririkane rw'ibibazo byugarije abaturage batuye u Rwanda kuva muri ibyo bihe kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, benshi bemeza ko byatijwe n'ubukoroni, n'ubu bukaba bukiziritse mu Banyarwanda. Ninde ufite umuti w'ibyo bibazo? Ninde udafite umuti w'ibyo bibazo? Uwo bireba niwe uhanzwe amaso. Iyi ni Ingenzi TV naho nge ndi Spridio Habimana.